Dr. Regis iki cyatumye mituweli amafaranga yazamuka kuko abaturage bavuga bati amafaranga yarazamutse kuko ati ndavuye kuri 3 ngeze kuri 20 ngeze ku 8 ubushobozi ntabwo niki cyatumye amafaranga azamuka. Murakoze kusubiza icyo kibazo birasaba ko dusubira inyuma aho uko yatangiye n'ubundi yari nubwo yatangiye ari gahunda y'abaturage nubwo leta yibafashagamo bakishyira hamwe bagakusanya imisanzu yabo icyo gihe hari mu turere dutatu gusa iza gukomeza ikwira igihugu cyose ihinduka gahunda y'igihugu. Itegeko ryayo rya mbere buriya ryaje ritinze ryaje muri 2004 yari kiri gahunda y'abaturage. Ubu rero uruhare rw'abaturage icyo gihe rwari hejuru cyane ni nk'aho hari abaturage batangaga amafaranga ahagije kugira ngo bivuze ku rwego rwa centre de santé na poste de santé icyo gihe zari zikiri nkeya no kugera ku bitaro by'akarere. Leta ikabunganira gusa yishyura ibitaro byo ku rwego rw'igihugu cyangwa National Teaching Hospitals. Ikiguzi rero cy'ubuzima cy'ubuvuzi icyo gihe cyari kiri hasi uko ibiciro by'ibindi byose bigenda bizamuka ubundi ku isi yose ibiciro byo kwivuza byo byihuta kurusha n'ibiciro by'ibindi byose cyarazamutse. Nagira ngo nibutse yuko mituweli yatangiye buri muntu atanga amafaranga 1000 ku muryango. Hakorwa inyigo bagaragaza yuko 1000 ari makeya ariko ko buri wese adashoboye kwishyura menshi. Niho hagiyeho icyo gihe bagendeye ku byiciro by'ubudehe by'icyo gihe muri 2010 ariko byatangiye gukoreshwa muri 2011 aho abantu bashyizwe mu byiciro bigera kuri 4 hakabamo abantu bishyura 2000 ariko bikishyurwa na leta hakabaho abantu bishyura 3000 ari nabo benshi ibyiciro 2 bishyura 3000 hakaba n'icyiciro cyishyura 7000 ari nacyo cyari gitoya. Icyo gihe nabwo harimo abatarahise babyakira ako kanya iyo urebye imibare y'icyo gihe usanga byarahise bisa n'ibisubira inyuma ariko abaturage baza kubibona yuko iyo utayatanze ahubwo uhendwa kurushaho. Tugeze rero igihe abantu bamaze kubona ibyiza bya mituweli ndetse n'ibyo mituweli yishyura byariyongereye cyane. Icyo gihe nakwibutsa yuko indwara nyinshi zagaragaraga n'iza ndwara za malaria igituntu umusonga za ndwara nizo zatwaraga cyangwa indwara zo mu nda zikunda kurwarwa n'abana usanga kuzivura kenshi nyinshi zararangiraga no ku rwego rwa centre de santé. Ibizamuka hejuru ari bya bindi bikeya bya accident. Uyu munsi rero kuko n'icyizere cyo kubaho kiyongereye turi kubona indwara nyinshi ni ibintu bibaho ku isi yose ku cyizere cyo kubaho kiyongera niko utangira kubona indwara nyinshi za diabete za hypertension indwara zijyanye n'umutima abantu benshi bakunda kwita umuvuduko. Ibyo byose bitwara amafaranga menshi kandi kubivura bitwara igihe kirekire. Ntabwo ari handi ujya kwa muganga baguha imiti uzamara iminsi 5 ubundi uhita ukirutahe. Ntabwo ariko bimeze. Ni imiti uzaba ubuzima bwawe bwose ahubwo utakwitwara neza hakazamo n'ibindi bihenze. Ibyo rero byatumye ubundi urumva tumaze imyaka 15 nta muntu uvugurura umusanzu ariko igiciro cyo kiyongera buri munsi. Muri 2020 niho ubundi leta yari kuvuga iti umuturage yongera kuko yari imaze kunanirwa kunanirwa ariko yari imaze kugira igihe ayitanga mu kigega ari menshi cyane kurusha yandi yasabwaga. Kubera iki? Kubera ko abaturage batangaga umusanzu wabo ugasanga nta nubwo uri kugera no kuri 1/2 cyakenewe kugira ngo abantu bivuze bigatuma leta ikomeza ijya gushakisha mu ngengo y'imari gashyiramo. Nibwo leta yafashe umwanzuro yuko yakwifashije izindi kuko icyo gihe yarebaga wenda haracyari kare kugira ngo umuturage yongere umusanzu we reka tumwunganire. Niho hagiyeho hari ahantu handi hatandukanye haturuka umusanzu wa mituweli. Nagira ngo nibutse ko ibyo bitaraba uruhare rw'umuturage rwari 67%. Ariko izo aho ayo masoko yandi umutungo wa mituweli uturukamo harimo tunashimira abanyarwanda bose babigiramo uruhare abanyamushahara bahembwa umushahara batanga akantu ku mushahara abakoresha peteroli ukuguze litiro ya essence utanga amafaranga 20 abakoresha ikoranabuhanga batanga amafaranga yose yinjiye muri bira bigo by'ikoranabuhanga bishyura 3% by'amafaranga yose binjije. Ibyo byunganiye ikigega cya mituweli ndetse n'abandi muri mu bundi bwishingizi buriya mu yutanga 5% aza muri mituweli. Ibyo rero byagabanyije icyuho bitanga gahenge ariko ikiguzi cy'ubuzima cyo gikomeza kuzamuka by'umwihariko mu mwaka ushize
n'amafaranga twishyuraga amavuriro twabonaga yuko byagaragaye yuko ari make cyane, nayo yaramaze imyaka agera kuri 14 atavugururwa, ibyo bita tarifu. Ntanze nk'urugero, ugiye kwisuzumisha ku kigo nderabuzima burya twishyuraga amafaranga 300 gusa. Ukavuga uti se umuforomo wafashe igihe cyo kumwigisha amazi n'umuriro ikigo nderabuzima kigomba kwishyura, ese abasukura abarinda ikigo, ibyo byose n'ahantu baba bakeneye gukoresha amafaranga, kandi amafaranga uretse izindi nkunga zituruka muri leta wenda kwishyura imishahara, ariko hari ibindi ikigo nderabuzima kiba gikeneye kugira ngo kivure abaturage. Turavuga tuti ntacyo byaba bimaze kubeshya abaturage yuko twakiriye amafaranga yabo, twajya gutanga amafaranga y'intica ntikize, hanyuma serivisi zikaba mbi. Ibiciro rero by'ubuvuzi biravugururwa hose muri leta no mu bikorera, byongera cya kibazo cyari gisanzwe cy'uko ikiguzi cy'ubuzima kiyongeraga. Ibyo rero niho haturutse kuzamura umusanzu, cyane cyane yuko urumva imyaka yari ibaye 15 umusanzu utavugururwa. Abantu benshi imibereho yabo yarahindutse, ku buryo harimo abafite ubushobozi bwo kugira icyo batanga kisumbuyeho, uretse ko n'abadafite ubushobozi nabo barebweho kugira ngo bitaza kubabera umuzigo, ari abafashwa na leta ndetse n'abadafashwa na leta ariko bagumishijwe ku mafaranga yishyuraga 3,000, ahubwo igihumbi kindi cyarengaga akaba ari leta yemeye kukibatangira. Abandi batari muri ibyo byiciro bibiri niho harebwe yuko bigendeye ku bushobozi bw'urugo yuko buri wese yazamura uruhare rwe muri mituweli. Dr. Regis, iki cyatumye mituweli amafaranga yazamuka kuko abaturage bavuga bati amafaranga yarazamutse, kuko ati ndavuye kuri 3 ngeze kuri 20 ngeze ku 8, ubushobozi ntabwo, niki cyatumye amafaranga azamuka? Murakoze. Gusubiza icyo kibazo birasaba ko dusubira inyuma aho uko yatangiye. Yatangiye n'ubundi nubwo yatangiye ari gahunda y'abaturage, nubwo leta yibafashagamo bakishyira hamwe bagakusanya imisanzu yabo. Icyo gihe hari mu turere 3 gusa, iza gukomeza ikwira igihugu cyose, ihinduka gahunda y'igihugu. Itegeko ryayo rya mbere buriya ryaje ritinze, ryaje muri 2004, yari kiri gahunda y'abaturage. Ubu rero uruhare rw'abaturage icyo gihe rwari hejuru cyane, ni nk'aho hari abaturage batangaga amafaranga ahagije kugira ngo bivuze ku rwego rwa centre de santé na poste de santé, icyo gihe zari zikiri nkeya, no kugera ku bitaro by'akarere. Leta ikabunganira gusa yishyura ibitaro byo ku rwego rw'igihugu cyangwa National Teaching Hospitals. Ikiguzi rero cy'ubuzima cy'ubuvuzi icyo gihe cyari kiri hasi, uko ibiciro by'ibindi byose bigenda bizamuka. Ubundi ku isi yose ibiciro byo kwivuza byo byihuta kurusha n'ibiciro by'ibindi byose. Cyarazamutse. Nagira ngo nibutse yuko mituweli yatangiye buri muntu atanga amafaranga 1,000 ku muryango. Hakorwa inyigo bagaragaza yuko 1,000 ari makeya, ariko ko buri wese adashoboye kwishyura menshi. Niho hagiyeho icyo gihe bagendeye ku byiciro by'ubudehe by'icyo gihe muri 2010, ariko byatangiye gukoreshwa muri 2011, aho abantu bashyizwe mu byiciro bigera kuri 4. Hakabamo abantu bishyura 2,000 ariko bikishyurwa na leta, hakabaho abantu bishyura 3,000 ari nabo benshi, ibyiciro 2 bishyura 3,000, hakaba n'icyiciro cyishyura 7,000 ari nacyo cyari gitoya. Icyo gihe nabwo harimo abatarahise babyakira ako kanya. Iyo urebye imibare y'icyo gihe usanga byarahise bisa n'ibisubira inyuma, ariko abaturage baza kubibona yuko iyo utayatanze ahubwo uhendwa kurushaho. Tugeze rero igihe abantu bamaze kubona ibyiza bya mituweli, ndetse n'ibyo mituweli yishyura byariyongereye cyane. Icyo gihe nakwibutsa yuko indwara nyinshi zagaragaraga ni za ndwara za malaria, igituntu, umusonga. Za ndwara nizo zatwaraga, cyangwa indwara zo mu nda zikunda kurwarwa n'abana. Usanga kuzivura kenshi nyinshi zararangiraga no ku rwego rwa centre de santé. Ibizamuka hejuru ari bya bindi bikeya bya accident. Uyu munsi rero kuko n'icyizere cyo kubaho kiyongereye, turi kubona indwara nyinshi, ni ibintu bibaho ku isi yose. Ku cyizere cyo kubaho kiyongera, niko utangira kubona indwara nyinshi za diabete, za hypertension, indwara zijyanye n'umutima. Abantu benshi bakunda kwita umuvuduko. Ibyo byose bitwara amafaranga menshi, kandi kubivura bitwara igihe kirekire. Ntabwo ari handi ujya kwa muganga baguha imiti uzamara iminsi 5 ubundi uhita ukirutahe. Ntabwo ariko bimeze. Ni imiti uzaba ubuzima bwawe bwose, ahubwo utakwitwara neza hakazamo n'ibindi bihenze. Ibyo rero byatumye ubundi urumva tumaze imyaka 15 nta muntu uvugurura umusanzu, ariko igiciro cyo kiyongera buri munsi. Muri 2020
niho ubundi leta yari kuvuga iti umuturage yongera, kuko yari imaze kunanirwa bose ukunanirwa, ariko yari imaze kugira igihe ayitanga mu kigega ari menshi cyane kurusha yandi yasabwaga. Kubera iki? Kubera ko abaturage batangaga umusanzu wabo, ugasanga nta nubwo uri kugera no kuri kimwe cya kabiri cyakenewe kugira ngo abantu bivuze, bigatuma leta ikomeza ijya gushakisha mu ngengo y'imari igashyiramo. Nibwo leta yafashe umwanzuro yuko yakwifashisha izindi, kuko icyo gihe yarebaga wenda haracyari kare kugira ngo umuturage yongere umusanzu we, reka tumwunganire. Niho hagiyeho hari ahantu handi hatandukanye haturuka umusanzu wa mituweli. Nagira ngo nibutse ko ibyo bitaraba uruhare rw'umuturage rwari 67%. Ariko izo aho ayo masoko yandi umutungo wa mituweli uturukamo, harimo tunashimira abanyarwanda bose babigiramo uruhare, abanyamushahara bahembwa umushahara batanga akantu ku mushahara, abakoresha peteroli uko uguze litiro ya essence utanga amafaranga 20, abakoresha ikoranabuhanga batanga amafaranga yose yinjiye muri bira bigo by'ikoranabuhanga bishyura 3% by'amafaranga yose binjije. Ibyo byunganiye ikigega cya mituweli, ndetse n'abandi muri mu bundi bwishingizi buriya mu yutanga 5% aza muri mituweli. Ibyo rero byagabanyije icyuho, bitanga agahenge, ariko ikiguzi cy'ubuzima cyo gikomeza kuzamuka. By'umwihariko mu mwaka ushize n'amafaranga twishyuraga amavuriro twabonaga yuko byagaragaye yuko ari make cyane, nayo yaramaze imyaka agera kuri 14 atavugururwa, ibyo bita tarifu. Ntanze nk'urugero, ugiye kwisuzumisha ku kigo nderabuzima burya twishyuraga amafaranga 300 gusa. Ukavuga uti se umuforomo wafashe igihe cyo kumwigisha amazi n'umuriro ikigo nderabuzima kigomba kwishyura, ese abasukura abarinda ikigo, ibyo byose n'ahantu baba bakeneye gukoresha amafaranga. Kandi amafaranga uretse izindi nkunga zituruka muri leta wenda kwishyura imishahara, ariko hari ibindi ikigo nderabuzima kiba gikeneye kugira ngo kivure abaturage. Turavuga tuti ntacyo byaba bimaze kubeshya abaturage yuko twakiriye amafaranga yabo, twajya gutanga amafaranga y'intica ntikize, hanyuma serivisi zikaba mbi. Ibiciro rero by'ubuvuzi biravugururwa hose muri leta no mu bikorera, byongera cya kibazo cyari gisanzwe cy'uko ikiguzi cy'ubuzima kiyongeraga. Ibyo rero niho haturutse kuzamura umusanzu, cyane cyane yuko urumva imyaka yari ibaye 15 umusanzu utavugururwa. Abantu benshi imibereho yabo yarahindutse, ku buryo harimo abafite ubushobozi bwo kugira icyo batanga kisumbuyeho, uretse ko n'abadafite ubushobozi nabo barebweho kugira ngo bitaza kubabera umuzigo, ari abafashwa na leta ndetse n'abadafashwa na leta ariko bagumishijwe ku mafaranga yishyuraga 3,000, ahubwo 1,000 kindi cyarengaga akaba ari leta yemeye kukibatangira. Abandi batari muri ibyo byiciro bibiri niho harebwe yuko bigendeye ku bushobozi bw'urugo yuko buri wese yazamura uruhare rwe muri mituweli.